Okay guys, muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibikoresho wakenera by'ingenzi igihe ugiye gutangira gukoresha YouTube channel nk'umwuga cyangwa se ugiye gukoresha indi social media yari yo yose ariko ukaba ugiye kubikora uri seri. Twabonye ko ushobora kubikoresha telefone yawe ukabikora ndetse ukanganya umusaruro cyangwa ukawurusha ukoresha n'amakamera. By'umwihariko muri iyi video ngiye kubereka ibyo abakora bagaragara kuri kamera nkanjye gutya, ndetse mbereke nanone ibyo abakora batagaragara kuri kamera nk'abakora amadocumentary, ibindi biganiro byose bitandukanye, amakuru n'ibindi bitandukanye. Byose ndabereka ibikoresho bya make kugira ngo umuntu wese w'umutangiza ataza gucibwa intege n'agaciro k'ibikoresho. Ni ukuvuga ngo twarabonye ko YouTube channel ikoreshejwe telefone nayo iba monetize igahembwa, ndetse ishobora no kurusha n'umuntu ufite kamera. Ahubwo icyo dushaka kwirinda ni ukugura ibikoresho udakeneye. Hari igihe ushobora kuba ugaragara kuri kamera gutya ukagura ibikoresho wabigezeho ntibigire icyo bikumarira, cyangwa ukabukora nk'amadocumentary utagaragara kuri kamera ugasanga uguze ibikoresho nabyo ugezeyo ntacyo bikumariye. Aho ngaho rero uba uhombye cyane nk'umutangizi, kubera ko ntabwo ufite amafaranga menshi yo guspendinga, makeya rero ufite tugiye kuyabarira tuyakuremo ibikoresho, ndetse uraza gusanga harimo na mikoro burya itagirenza 12,000 by'amanyarwanda. Ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred. Fata telefone yawe witurize nkwereka akantu kandi by'umwihariko tudatinze reka duhere ku bantu bakora bagaragara kuri kamera nkanjye gutya nkora. Turaza kubona guhita dukurikizaho abatagaragara se n'ibihe bikoresho bakenera. Umuntu rero ugaragara kuri kamera nkanjye gutya, icyambere twarabonye abasabwa telefone. Telefone yose ufite wayikoresha, ariko nanone burya iyo ubona ishusho ryayo rikabije kuba ribi, hari udukoresho ushobora kuyongeraho tukagufasha, twaba utu microphone cyangwa se utu light. Urugero ushobora gutangira wenda uvuga uti ngiye nkora utuvideo tugufi tudatinda, niyo mpamvu ngiye gushaka agatara gashobora kuba kamfasha gukeshamo. Urabona nka gutya nta tara ndi gukoresha, ariko nibura nshyizeho agatara ushobora kubona ko hari ikiyongeremo. Rero ushobora guhera kuri aka gatara nimba utajya ukora video ndende, kubera ko kabika umuriro ariko ntabwo kawubika igihe kirekire. Aka gatara kagura 8,000 yonyine. Ushobora kugaheraho ukajya ugacomeka kuri telefone yawe, hanyuma ugahita utangira nawe kugaragara kuri kamera. Ubwo turi ku ruhande rw'abantu bagaragara kuri kamera. Nanone rero ugaragara kuri kamera kandi wicaye hamwe nkanjye gutya ubona nicaye, ushobora guhita utangira na microphone imeze gutya y'akagozi. Impamvu turi bukoresha y'akagozi ku bantu bicara, igura makeya, igura 12,000 byonyine. Umuntu wese ufite telefone ijyamo agashinge ifite akanya ka écouteur wayiheraho ku 12,000 ikagufasha gukora video zawe. Urumva kubera ifite akagozi ntabwo yakwemerera kumuvinga ngo ujye muri metero zirenze, ahubwo iyo wicaye hamwe nkanjye gutya wayikoresha ko metero zayo cyangwa se ireshya gutya n'amaboko abiri, uba ushobora kwicara muri izo metero ukaba wakora video yawe. Rero igura 12,000 nayo wayiheraho. Ikindi ushobora kuvuga uti nicara hamwe, nanone ubushobozi buracyari buke, ushobora kuba nanone wagurira rimwe aka package kaba karimo microphone, kakaba karimo light yindi dufasha gucya mu maso, ikaba irimo stand ya telefone, hanyuma n'ahantu hafata telefone. Akangaka rero gakoreshwa ku muntu wicaye hamwe ndetse yicaye akagatereka kuri ku meza gutya agategana nako. Akangaka kitwa video making kit, kagura 25,000. Hano tugeze rero ushobora kuba ubonye stand, ushobora kuba ubonye mikoro, ushobora kuba mbese ushobora kugura karimwe ukagura cyangwa mikoro ukwayo, cyangwa ukagura ka karayiti ukwayo. Ikindi ushobora kuvuga uti ndashaka ikintu kizajya kimfasha telefone nicaye gutya ngira amaboko yanjye akaba ari free. Ushobora kuba wagura aka stand. Aka stand ni keza, ni icyuma kari fixe, kandi nako ku mutangizi gashobora gutangira kakagufasha neza. By'umwihariko turi kuvuga ku bantu bakoresha telefone cyane kubera ko aba content creators benshi bahera ku matelefone. Aka rero nako kagura 25,000, karambuka inshuro hafi 3, kakagufasha gufata telefone yawe, ibiganza byawe bikaba biri free umeze gutya. Ni ukuvuga ngo umuntu wicaye hamwe ntabwo ari ngombwa ibintu byose tuvuze ngo ubigurire rimwe. Hoya, waramutse uguzaka byose uhita ubireka ibindi, kagura 25,000. Waramutse uguzaka ubwo ikiba gisigaye ni ukugura akarayiti konyine k8,000 cyangwa se akandi uhisemo. Rero amalights menshi arahari. Impamvu twibanze ku malight ni uko tuba turi bugaragare kuri kamera kugira ngo tuze kuba dufite lights zimeze neza. Wenda reka turebe kanshyireho light murebe. Urabona nk'iyi light nituyikoresha gutya
uraza kwisanga ishusho ryacu rihindutsemo. Rero uyu ni wo mumaro wa light wo gukesha mu maso. Noneho ushobora nanone kuba wicaye ugaragara kuri kamera ufite n'abatumirwa, ushobora kuba wakoresha mikrofone nk'izi ngizi bitewe n'ubushobozi utangiranye. Ufite nk'iyi mikrofone ujya uzibona n'abanyamakuru benshi cyangwa se abantu bakora ama podcast, iyi nayo ushobora kuyibona hano nibura hano ku isoko ushobora kuba wayibona guhera ku bihumbi 75 kuzamura. Ikindi ushobora kuba ufite umutumirwa bitewe n'ubwoko bwa telefone yawe uri gukoresha, ushobora gukoresha aka mikrofone ka wireless kaba karimo utumikro tubiri kakajya kuri telefone zijyamo type C cyangwa se za iPhone, kakagura 20 yonyine. Aka nako wakifashisha. Noneho ku wundi muntu ushaka nanone ka wireless ashobora kuba nawe yagura nkaka akakagura 30,000 kajya kuri kamera, kajya kuri telefoni zose zijyamo agashinge. Ni ukuvuga ngo icyo waba ushakamo hano ni wireless. Hanyuma rero ku bantu bakenera bagaragara kuri kamera ufite umutumirwa, utungutu turagufasha, tuba ari tubiri, haba harimo utumikrofoni tubiri cyangwa iyi cyangwa se iki. Ni ukuvuga ngo n'ama ring light arahari akomeza kugufasha gukesha amafoto yawe. Ubwo turavuga abantu bakora bari bagaragara. Ni ukuvuga ngo ikindi nanone ushobora kuba nanone ugaragara, ubwo turacyari ku bantu bagaragara kuri kamera. Ushobora nanone kuba wagura iyi mikrofone nimba ukina nka comedy cyangwa se film ikagufasha. Iyi mikrofone ni za zindi mujya mubona bamanika ku giti bagashobora urabona niyo iyi ngiyi ya yindi y'agati bacomekamo ahangaha bakaba bakoresha video bakayimanika hejuru y'abakta, urayibona. Iyi ngiyi rero nayo ushobora kuyibona, nayo ni ku giciro gito nibura guhera ku 80,000 urayibona, ifite umugozi muremure. Rero ku bantu bagaragara kuri kamera, abantu bagaragara kuri kamera ni umwihariko cyane. Iyi telefone nanone, iyi mikrofone ijya kuri telefone ndetse ijya no kuri kamera. Ni abantu bagaragara kuri kamera, impamvu tubatinzeho ni uko bakenera ibikoresho byinshi kugira ngo baze kuba babona amashusho asa neza ndetse n'amajwi ameze neza. Abatagaragara kuri kamera burabona ntabwo bajya bagora, ndaje mbereke udukoresho bahita bakenera. Hanyuma rero ibi byose naberetse ntabwo ubigurira rimwe. Wowe nimba ufite ubushobozi buke ugura kimwe, ukavuga uti jyewe none mfite ubushobozi bwa mikrofone ya 12 ukayigura, mfite ubushobozi bwa mikrofone ya 20 ukayigura, mfite ubushobozi bwa light ya 45 nkabigura, ufite ubushobozi bwa stand ya 12. Iyi stand ni 12,000, iyi stand ni 12,000. hanyuma ukaba wayigura. Ni ukuvuga ngo impamvu nazanye ibikoresho byose ni ukugira ngo umuntu wese bitewe na content akora yisangemo. Hanyuma nimba wenda hari ikintu wenda nka content ntavuze, byaba ari nk'abakora iki, ndakeka ntabo. Nimba rero ntavuze mu izina, wowe urareba muri ibi bikoresho maze kukwereka, wowe upfa kuba uzi kugaragara kuri kamera, ubundi uhite uvuga uti njye nakora iki si iki. Nimero zacu turazishyiraho za hantu ushobora kuba wabikura hagiye hatandukanye. Ikindi kintu ushobora kuba wareba, ubwo tugiye guhita twimukira ku bantu noneho bakora batagaragara kuri kamera, abantu bakora amadocumentary, abantu bakora amakuru, abantu bakora ibyegeranyo, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo bituma batagaragara kuri kamera. Rero hari ibikoresho bo bakenera ntabwo bitinda. Ushobora nanone kuba ukoresha telefone ugakoresha iyi mikrofone twahereye ya 12, ushobora gukoresha iyi mikrofone iyo guhera nibura kuri 75 gutyo kuzamura bitewe nanuze ushaka. Nanone ushobora gukoresha ya mikrofone ya 20, byose biterwa n'ubushobozi uhagaze ku kanya. Kuko bo rero badakenera amalight, urumva ntabwo uri bugaragare kuri kamera, we nta mpamvu yo kugura light, nta mpamvu yo kugura ibintu bindi biguhenze, nta mpamvu ya stand kuko nta nubwo uyikeneye cyane. Ndavuga nk'abatangizi gusa, wenda hari urwego ugeraho ukaza kubikenera. Hanyuma urumva ku muntu ukora atagaragara, ubundi ukeneye iyi mikrofone, ugakenera nyine iyo mikro na telefone yawe, ubundi cyane biba ari n'ibyo ngibyo. Hari n'ibindi bikoresho byinshi wagenda ukenera, urumva ukeneye kongera base, uzamuraho mikro ukagura nk'iyi ndetse n'izi ngizi zitandukanye, byose birashoboka. Rero ku muntu ukora documentary cyangwa ibindi bintu byose atagaragara, wumvishe ko nta bikoresho byinshi ukenera uretse mikrofone cyangwa se na telefone yawe ndetse na mikrofone z'ubwoko butandukanye. Ikindi kintu ushobora gukenera ni igihe nanone umuntu ukoresha kamera nawe sinamwirengagiza, ashobora kuba afotora agakenera
ntuze stand za kamera zimeze nka gutya, yaba nk'izi cyangwa se n'izindi zitandukanye, nazo ziraboneka burya guhera ku bihumbi 55 kuzamura, bitewe n'ubushobozi bw'iyo stand ndetse bitewe na kamera yawe uko ingana. Kamera yawe yari nini ikenera stand ikomeyemo kugira ngo nawe ize kuza kugufasha gufata kamera yawe igakomera. Hanyuma iyo ugaragara kuri kamera, hari amatara ya kamera nayo ashobora kuboneka guhera ku bihumbi 55, 75 kuzamura. Byose rero biraboneka. Ndizera neza ko kugira kuri uyu munota umuntu wese ukeneye igikoresho bitewe na content akora ari free gusobanuza. Murazi kureba nimero turazishyiraho, umuntu wese waba ufite ikibazo kuri izi content n'icyo akora ndetse akeneye no kugisha inama mbere yo kugura ibikoresho yabikora. Rero murabibonye ko ibikoresho biba bihari kuri makeya, ikiba gisabwa cya mbere ni amakuru. Urebye neza ugasanga waba uherereye mu ntara cyangwa nose uherereye, wowe uzajya ubanza ubaze, ibindi byose ni yare. Ndizera ko umuntu dukoranye video kugera kuri uyu munota ashobora kuba abonye ko nta gikoresho kidahari, ndetse no guhera ku 12 ko ashobora kubona igikoresho kimufasha kubona video za. Reka duhure muri video itaha. Ciao ciao.